Muraho neza, umwaka mushya muhire. Urumva duherukana mu mwaka washize, nongeye kubasuhuza ndetse nanabaha ikaze, mbasaba ko imbaraga mwakoresheje mu gushyigikira YouTube Tech zakiyongera mukora share, like, comment n'ibindi bigiye bitandukanye. Ku muntu mushyashya ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo tujye gukomeza kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Gusa uyu munsi nubwo ndi kubivuga nitonze, dutangiriye umwaka kuri channel ya YouTube Tech tuvuga ku nkuru itari nziza, inkuru ibabaje, inkuru itumvikana neza mu matwi y'ikiremwamuntu, by'umwihariko mu matwi y'umuryango y'uwo tugiye kuvuga muri aya makuru. Uyu munsi wo kuwa gatandatu tariki 11 y'ukwezi kwa mbere 2025, haramutse inkuru itari nziza ku muryango w'uwitwa Vincent. Vincent akaba yari umusore wari urangije kaminuza mu mwaka w'2024, nibwo yagaraduwetinze agashyikirizwa impamyabumenyi ya kaminuza. Uyu musore akaba yari afite imyaka 27 yonyine, muri make akaba yaravutse mu mwaka w'1997 niba ntibeshye. Urumva ko yari akiri umujeni ukiri mutoya. Rero nk'uko amakuru yatugezeho, uyu musore yaheruka gukora umurenge, yari afite ubukwe, yari afite gusezerana imbere y'Imana kuri uyu munsi, akegukana umufasha we. Umunsi w'ejo kuwa gatanu tariki 10 z'ukwezi kwa mbere 2025, nibwo yiriwe mu myiteguro nk'ibisanzwe, ategura iwe neza, cyane ko yari afite inzu yiwe yiyubakiye. Iyi nzu akaba yarayubatse mu gihe yari agifite imyaka 25. Uyu munsi akaba yari umukozi ukora muri banki, tutagiye muri detail ngo turebe ngo yakoragamo iki, icyo cy'ingenzi. Hanyuma akaba umunsi w'ejo yaririwe yitegura, akora amasuku, ategura imyambaro y'abazamwambarira, abasore bazamuherekeza. Ibyo byose mu kubikora akaba nanone yari ari kumwe n'inshuti ze. Birumvikana inshuti ze zirimo abari kumufasha, zirimo abazakomeza kumufasha, abazamwambarira, inshuti zigiye zitandukanye tutajya muri detail cyane ngo tumenye ngo buri inshuti. Kandi ibyo byose nk'uko byumvikana yabikoraga ari muzima, ameze neza, nta kibazo na kimwe gihari. Ubwo rero ibyo byarakomeje, imyiteguro irakomeza, iranarangira, arataha nk'ibisanzwe. Ubwo ibyo birangiye, uyu munsi nibwo umusore kubyuka yitegura nk'ibisanzwe nyine ajye mu rusengero, ajye gushyingirwa imbere y'Imana. Birangira umusore aguye igihumure. Ntibyarangiriye aho, kuko byarangiye bitwaye ubuzima bwiwe. Rest in peace. Kandi Imana ikomeza abasigaye, amwifuriza kuruhukira mu mahoro. Bikaba bivugwa ko mu kugenda gutyo haba harimo kuba yarahumanyijwe n'umwe mu nshuti ze birigwanye umunsi w'ejo, kuko ejo yari muzima ameze neza. Bikaba bivugwa ko ashobora kuba ari amarozi. Twasoreza aha, ntabwo twabivugaho byinshi kuko iyi ni inkuru ibabaje. Twifuriza ba nyiri umuryango gukomera kandi tunamusabira iruhuko ridashira. Rest in peace kuri Vincent utuvuyemo ku munsi w'ubukwe. Ndagusabye rero we mushyashya kuri YouTube Tech, ntugende udakanze subscribe ndetse na share, kuko ni ingenzi cyane. Murakoze, mukomeze kugira intangiriro nziza z'umwaka.